kujya umenya impamvu bavuga ko igihembwe cya mbere ku mugore utwite ari igihe cyo kwitondera cyane. Uyu munsi mu kiganiro cyacu hano ku Youheal tugiye kuganira hamwe ku gihembwe cya mbere cyo gutwita. Turebe se impamvu cy'ubundi ari igihembwe cyo kwitondera cyane, turebe ibintu umugore utwite cyangwa se ukimara kumenya ko atwite agomba kwirinda mu gihe ari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita, ibyo agomba kwitaho kandi n'impinduka zishobora kubaho ziba ku bagore bose batwite ari mu gihembwe cya mbere n'uburyo ubasha kuzitwaramo. Ushaka kwibaza ubundi igihembwe cya mbere cyo gutwita kiva ryari kikagera ryari? Igihembwe cya mbere cyo gutwita ubundi tuba iyo umugore amaze kwipima cyangwa se yagiye ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro bye byose bakamupima agasanga aratwite, tubara igihembwe cya mbere cyo gutwita duhereye ku itariki yaboneyeho imihango ya nyuma iheruka. Tuvuge niba warabonye imihango ya nyuma iheruka mu kwezi kwa mbere, iyo tariki wayitangiriye niba warayimazemo iminsi 3, tuvuge niba warayitangiye ku itariki 2 zikagera ku itariki 5, ngo twe turabara duhereye ku itariki 2. Rero igihembwe cya mbere cyo gutwita kiva ku munsi wa mbere waboneyeho imihango yawe ya nyuma ukagenda ukagera ku mezi 3 cyangwa se ku byumweru 13. Mu gihe igihembwe cya kabiri cyo kiva ku mezi 4 kujya ku mezi 6, ubwo kuva ku byumweru 14 ukagenda ukagera ku byumweru 28. None igihembwe cya gatatu cyo kuva ku mezi 7 kujya ku mezi 9, igihe kirava ku byumweru 28 aho bitangira kugenda kugera ku byumweru 20. Rero igihembwe cya mbere cyo gutwita nyine ni igihembwe nyine uba ukwiye kwitondera cyane mu gihe cyose ukimera kumenya ko wasamye. Ikintu cya mbere kibanza ugomba gukora ukimara kumenya ko wasomye, kuko abantu benshi cyane ngo basigaye bajya muri farumasi bakigurira uduteste cyangwa se utuntu dupima bakipima mu nkari bakabona hajeho twa turongo tubiri tugaragaza ko wasamye. Ukimara kumenya ko wasamye, icya mbere kibanza ukwiye gukora ni kujya kwa muganga. Impamvu ukwiye kujya kwa muganga ni ukugira ngo bwa mbere na mbere babikonfaminge cyangwa se babyemeze 100% koko utwite, kuko ari igikara kazami gashobora no kubeshya cyangwa se gusanga kakozwe nabi karakubeshya cyangwa gatwite, nibwo akenshi bidakunda kubaho. Cya mbere ugomba kujya kwa muganga bo bagafata ikizamini cyo mu maraso bakareba ko mu by'ukuri umugore utwite, cyangwa se bakabana gushira mu cyuma nyine cya ecography bakareba nyirizina mu by'ukuri nyirizina warasama, kuko nyine akenshi umugore abimenya yamaze kwirinda igihe cye cy'imihango. Kenshi usanga imaze kumara nk'ibyumweru 4 cyangwa bingahe ko akaba yarinze cy'imihango. Rero niyo mpamvu mu gihe cyose ukimara kumenya ko watwite ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikindi kintu cya kabiri cy'ingenzi ugomba kwita ukora umugore ukimara kumenya ko wasamye, kuko uri mu gihembwe cya mbere ugomba kwita utangira kwirinda ibintu byose bishaka kugira ingaruka ku mwana wawe utwite. Ikintu cya mbere urashaka kugira ingaruka ku mwana wawe utwite akenshi ni ibintu dusanzwe dufata usanzwe ngubu inzoga n'itabi ntabwo ari byiza mu gihe cya mbere. Kenshi nk'inzoga zikunda gutwera icyo twita fetal alcohol syndrome. Ubu ni uburwayi kenshi umugore anywa inzoga atwite, umwana avuka ubwonko bwe butameze neza, sibyo nyine ukabona akazavuka ubwonko bwe budakora neza, nyine ubona nyine ameze nk'ufite ikibazo cy'uko nyine ubwonko budakoze neza. Rero inzoga n'itabi si byiza cyane, kuko kenshi byongera n'ibyago by'uko kenshi ibice, kuko mu gihembwe cya mbere cyo gutwita ni cya gihe ibice by'umwana biba biri kwireba. Umwana kenshi bitangira ari intangangore zakuye zigakora igi. Rero atangira muri icyo gihembwe cyane cyane kugera ku byumweru 8 mu mezi 2, nicyo gihe ibice by'umubiri bikunda kwirema, umutwe, amaboko, amaso, amaguru. Rero biri gufata ibintu byangiza nk'inzoga n'itabi inshuro nyinshi, bya bice by'umubiri ntabwo byirema neza. Niyo mpamvu niba ari umuntu usanzwe n'inzoga n'itabi rwose nta nzoga, nta gicupa ari nta nzoga n'imwe no kumugore kutumvira, ntabwo ari icupa rimwe, nta nubwo n'igice cy'icupa, nta nubwo n'ikirahure n'itabi, ni umuntu ugomba kwita ibintu. Ikindi kintu nanone ukimara kumenya ko utwite, sibyo byakabaye byiza utangiye gufata sibyo umuti wa folic acid, sibyo ubundi folic acid niyo mpamvu ukwiye no kuvanga. Folic acid ni umuti mwiza cyane mu twita ufasha urinda ibyago by'uko umwana wawe azavuka nyine afite ibyo umubiri bitameze neza cyangwa se atazikora neza, kuko kenshi hari abari ibyago by'uko muri icyo gihe umwana ari kwikora mu gihe cyo gutwita, umwana ashaka kwikora neza, ibice by'umubiri byikora neza, cyane cyane ibyo twita bya neurotube defect, ugasanga ubwonko bwe n'umugongo bigize ikibazo kubera ko nyine udafite iyo folic acid mu ihagije. Ubundi folic acid ushobora no kwibona mu buryo bisanzwe, ariko akenshi biba byiza buriya mu nama nziza ari uko ukimara kumenya ko utwite ukwiye kujya kwa muganga, muganga akandikira umuti wa folic acid
ukagufasha kukurinda ibyago by'uko umwana wawe yazavuka adafite ibice by'umubiri bimeze neza, cyane cyane iby'ubwonko n'ubwonko bw'ubwonko. Rero bari byiza cyane mu gihe kimenya gutwita ugomba gutangira gufata umuti wa folic acid, cyane cyane ku bagore batwitse bwa mbere bakuze bari imyaka 35, bari byiza gufata umuti kuko ibyago by'uko umwana yagira ibice by'umubiri bitameze neza babiri hejuru. Ikindi nanone ugomba kumenya ko ugomba gufata indyo yuzuye mu gihe cya mbere ukimara gutwita. Indyo yuzuye ni indyo irimo intungamubiri zose, sibyo? Hari abantu bitwa nubwo mu Rwanda badahari cyane baba vegetarian, usanga batarya inyama, kandi buriya akenshi inyama cyangwa se amagi niho dukoramo ibyo twita protein, ibintu byubaka umubiri. Rero biba bisaba kugira ngo ukimara kumenya ko utwite, niba utajya kubifata ubyongere, sibyo? Ubyongere urye indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, sibyo? Irimo ibirinda indwara, sibyo? Byose cyane cyane ibyo ukwiye kwitaho cyane ni ibiryo by'imboga, imbuto, ni ibiryo byiza cyane, sibyo? Kuko imboga icyerekezo kenshi nk'imboga zo zigufasha ko abagore kenshi bakunda ikibazo cya constipation cyangwa se kutabasha kwituma neza bitewe n'umusemburo wabo wa progesterone uba wiyongera mu mubiri. Rero ifata cyane cyane izo imboga bifasha gutuma nyine ikibazo cya constipation kutituma neza bigabanuka, ukabasha kwituma neza. Rero mu ndyo zuzuye ukwiye gufata mu gihe cya mbere utwite, ugomba gufata birimo imboga, birimo imbuto, sibyo? Birimo bitera imbaraga, uri kuvuga ibyo dusanzwe turya abantu abenshi bafite cyane cyane nk'ibijumba, ibirayi, sibyo? Birimo byubaka umubiri nabivuze, ushaka kubikora mu nyama, ushaka kubikora mu magi, nibura n'ibishyimbo naho harimo amaproteine byubaka umubiri bikeya, nawe ushaka kubikora ukabyongera ukabifata, sibyo? Ikindi nanone, sibyo? Yego ugafata indyo nyine yuzuye muri rusange, sibyo? Ikindi ugomba kumenya nuko nanone igihembwe cya mbere cyo gutwita ni igihembwe abagore babona impinduka nyinshi batari basanzwe babona, cyane cyane nk'iyo ari ubwa mbere utarigeze utwitaho ubona impinduka nyinshi cyane utabasanzwe ubona. Ugasanga akenshi nyine ukunda kugira iseseme cyane, uranaruka. Ubundi ibi ngibi ntabwo ari igitangaza kiba cyabaye mu gihembwe cya mbere. Abagore bose abenshi bakunda kuba ukagira icyo bita iseseme, iseseme akumva ushaka kuruka. Rero icyo usabwa hano cyane ukumenya ko ibintu bibaho, sibyo? Ukagerageza niba waryaga byinshi ukagenda urya duke duke, sibyo? Kugira ngo nyine yongere ako ntabwo cyo gitangaza cyabaye. Keretse iyo byarengeye bigatera uburwayi bwitwa hyperemesis gravido. Ahanga ni hantu umugore agira iseseme akanaruka cyane, agata ibiro bikabije, agacika intege, rimwe na rimwe akaba yakita hasi kubera ko nyine umubiri uri gukora bidasanzwe, nyine ukagira ibyo muri byo bita bya ketosis, ugakoresha ibinure bye by'umubiri cyane nyine. Rero niyo mpamvu iyo warutse cyane cyane n'utuvumbuye uko kabenyeje 3 ku munsi nuza akanacika intege cyane, aho ngaho ntuba uhita kuza kwa muganga kuko ngo ukeneye kugira ngo baguhe amaserumu baguteye n'ibintu bikubuza kuruka. Ariko ibi ngibi nta burwayi bukunda kuba ku bagore bakeya benshi cyane batwite mu gihe cya mbere, usanga bagira iseseme no kuruka bidakabije cyane, bidatuma bacika intege cyangwa se bacika intege bikenera ko bashyirwa mu bitaro kwa muganga. Ikindi nanone twavuze nuko abagore bari mu gihe cya mbere twite bakunda kugira ibibazo by'uko nyine usanga batituma neza bya constipation. Aha ngaha akenshi nta n'imiti biba bikenewe ko ushobora gufata imiti, cyane cyane imiti myinshi yakwa mu gihe cya mbere ntabwo ari myiza. Aha ngaha icyo usabwa no kurya cyane cyane imboga nyine zikagufasha kugira ngo nyine amara yabashe gukora neza, kuko kenshi iyo constipation biri kugira cyangwa kwituma neza biri guterwa n'umusemburo ya progesterone iba yabaye myinshi cyane mu gihe nyine umugore atwite. Ikindi kintu nanone ukunda gusanga kenshi mu gihembwe cya mbere abagore bakunda guta ibiro, sibyo? Akenshi guta ibiro mu gihembwe cya mbere ntabwo kiba ari igitangaza nanone ku mugore utwite, sibyo? Ko kenshi buri umugore atangira kwiyongera ibiro ageze ku mezi 6 nibwo igihe cyo gutangira kwiyongera ibiro kigenda kiza. Naho ubundi cyane cyane mu gihembwe cya bakunda guta ibiro. Icyo usabwa rero ko uri kureba kuri gufata indyo yuzuye neza, naho ubundi guta ibiro bitari byinshi cyane ntacyo bitwaye mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Ikindi kintu dushaka kuvuga nanone ni uko buriya abagore nyine cyane cyane kubera ko nyine iyo umugore atwite umubiri habamo impinduka nyinshi cyane, harimo ko kenshi amaraso mu mubiri, sibyo? Ibintu bigize amaraso mu mubiri cyane cyane nk'uturemangingo twa hemoglobine turagabanuka, sibyo? N'uturemangingo dukora amaraso nyine, sibyo? Ayanga tuma amaraso atukura turagabanuka, nuko kenshi ugasanga nyine impamvu tuba twagabanutse nuko usanga nyine ikindi kintu kiba mu maraso kimeze nk'amazi kirimo amaraso cyitwa cya plasma kiriyongera, ugasanga nyine amaraso yagabanutse. Bari byiza rero kenshi
yifata nyine indyo yuzuye kugira ngo ubashe kubona ibintu bimwe mu bintu bishobora gufasha gutuma nyine uturemangingo tw'amaraso turemwa tukaba twinshi, cyangwa se rimwe na rimwe cyane cyane nk'iyo watangiye kugira ibimenyetso by'uko ufite amaraso makeya, sibyo, uba ushobora kugenda ukaba wafata imiti irimo ibinini cyane binini bitanga kwa muganga byongera amaraso nko ku mugore utwite, nk'ibyo bya fersefor cyangwa ferasafet. Ni imiti ishobora gufasha nyine kuba yakongera amaraso, cyane cyane abagore batwita basanga nyine amaraso yawe make bagiye kuba bashaka kujya kurya nk'ibitaka. Kurya ibitaka nyarumva abagore bajya bavuga ngo bashaka kurya ibitaka, cyane ikimenyetso cyo kuba ufite amaraso makeya, ubukene kenshi ko bashaka kurya imiti ya fer irimo fer cyangwa se iri mu musemburo ufasha kurema amaraso kugira ngo amaraso yawe nyine abe ahagije. Ikindi kintu nyine dushaka kuvugaho nuko igihembwe cya mbere cyo gutwita nyine, sibyo, ni igihembwe nyine cyo gisaba kwitonda, sibyo, ukirinda ibyo byose twavuze bishaka kugira ingaruka ku mwana wawe, sibyo, kandi ukamenya nyine zimwe mu mpinduka zigenda ziba ku mubiri wawe zidafite icyo zitwaye. Nk'urugero akenshi ukunda kumva abagore bakunda kuvuga ngo ni kumva mu nda batameze neza, kumva ameze nk'uri kugira ibirungurira, umugongo nawe ukumva uramuryaho gake ariko bidakabije. Ibyo byose nta cyo bitwaye cyane, kuko wakumva nyine umugongo usa nk'ukuryaho gakeya, mu nda kuryaho gakeya, cyangwa se ukumva amabere nayo hari ukuntu hajemo akantu k'uburyo cyangwa ko gukurura kadakabije cyane, ukumva ugize n'ibirungura. Byose kenshi bari impinduka ziri kuba ziri gutegwa n'imisemburo yo guturuka ku nda utwite. Rero ntabwo biba bitenkeke cyane, ndetse nk'iyo uburibwe cyane cyane nk'ubwo mu nda wumva bwakabije cyane, nk'uburibwe mu nda bwakabije cyane, hari usanga bishobora guturuka ku ma infection. Aho ngo niba bisaba kujya kwa muganga bakaba bagusuzuma bakora ko nta ma infection ufite, ariko ufite uburibwe bukabije cyangwa se nta kindi kibazo ufite gishobora gutera uburibwe bukabije. Naho ubundi kuba wakumva ufite akantu k'uburibwe gake karinaniye, sibyo, ko ukura cyane cyane mu nda, umugongo, amabere, nta kibazo. Ikindi niba uzi ko utwite usanga ugize izindi ndwara nk'umuvuduko w'amaraso, diabete cyangwa izindi ndwara muri rusange, uri ku miti, biba byiza ukimara kumenya ko utwite iyo miti wari gufata, yaba y'umuvuduko w'amaraso, yaba diabete cyangwa ibindi burwara, uyihagaritse ukahita ujya kwa muganga bakareba koko mu by'ukuri iyo miti nta kibazo itera kunda ku mwana wawe utwite. Kuko buriya imiti myinshi cyane dufata abagore badatwite nta iba ari myiza udatwita, ko wasanga waba utwite ikaba itari mwiza, ikaba agomba ko muganga guhindurira akagunda umuti wemewe mu gihe cyo gutwita. Rero mu gihe cyose ukimenya ko utwite, uzi ko ari uburwayi ufite bugusaba gufata imiti ya buri gihe, ihutire kujya kwa muganga barebe ko imiti uri gufata nta kibazo izagira ku mwana wawe. Kuko hari igihe biba ngombwa ko iyo miti bizagira ikibazo ku mwana wawe, bikaba ko bashobora kuyihagarika cyangwa se bakaba baguha indi miti ituma nyine itagira ikibazo ku mwana wawe. Ikindi rero ugomba kumenya, abagore batwite bagiye mu gihembwe cya mbere kubona batangiye kugenda babyimba amaguru gusa, ariko nyine cyese iyo babyimbye ukuguru kumwe, aho ngo biba biteye ikibazo, ukuguru kumwe kukabyimba bagatangira kuzamo kuna kurya, ngo bishaka kuba byaturuka ku burwayi butandukanye nk'ubwo twita deep venous thrombosis, aho mu mitsi hazamo ibibumbe. Aha ngaha naho usabwa kujya kwa muganga nyine kugira ngo barebe ko mu by'ukuri udafite ikibazo. Igihembwe cya mbere cyo gutwita rero abagore benshi bagira ngo igihembwe nyine kuba ko ibyo bibazo byose bizamo, barigenda bumva ko uryamye mu rugo ntugire icyo ukora. Ubundi kuba umugore atwite ntabwo bikwiye guhindura ubuzima bwe busanzwe. Niba uri umuntu ujya ku kazi, ukomeza kujya ku kazi ntacyo bitwaye, ukora imirimo yawe isanzwe, ntabwo ari byiza kwirirwa uryamye mu rugo. Gukora siporo isanzwe, yaba iyo kugenda, niba uri umuntu wajyamaga muri aerobic ukajya ahantu ugakora siporo n'abandi, rwose ni ibintu byemewe, ntabwo bibujijwe gukora siporo mu gihe utwite mu gihembwe cya mbere. Hari n'abibaza se ngo umugore utwite mu gihembwe cya mbere ngo ntabwo akwiye gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi nabyo ntabwo ari byo. Umugore utwite mu gihembwe cya mbere ntabwo abujijwe gukora imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina iremewe mu gihe cyose umugore atwite, haba mu gihembwe cya mbere, haba mu gihembwe cya kabiri, haba mu gihembwe cya gatatu. Imibonano mpuzabitsina rwose nta kibazo, ntimukagire ikibazo, igomba gukomeza mu gihe cyose wumva uyishaka, wowe n'uwo mwashakanye muremewe kuyikora. Imibonano mpuzabitsina, siporo, ibi ni ibintu byemewe cyane ku mugore utwite igihembwe cya mbere. Rero mu gusoza iki kiganiro cyacu cyo ku gihembwe cya mbere ku mugore utwite, ibintu by'ingenzi nakwibutsa utakwiye kwibagirwa no buri gihe cyose umenye ko wasamye ugomba kujya kwa muganga kugira ngo mu by'ukuri bemeze ko wasamye, bakugira inama z'uburyo ugomba kwitwara. Niba n'imiti baguhe niyo twavuze ya ferasafet yongera amaraso, niba ya folic acid igufasha kuba yarinda umwana yawe ko yagize ibibazo by'ibice by'umubiri byose bakaba bayiguha.
niba ari uburwayi usanga ufite bakumiti bakaba bagira imiti baguhindura. Mbese ikintu cya mbere kwihuta no kujya kwa muganga, kandi ukamenya ko nizo mpinduka kenshi ziba mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Akenshi uko igenda ikura zigenda ujya kugera mu gihembwe cya kabiri cyo gutwita, ibyo byo kuruka isisimi byose byo gutibira byatangiye bigabanuka, ubuzima bwawe bwatangiye gusubira ku bisanzwe. Rero mwakoze gukurikirana umuyoboro w'ibiri hano kuri YouTube kumwe na Muganga ufite mu Aristide. Muze kubasaba gukora like, mukana subscribinga, mukana sakaza ibiganiro byacu ahantu hatandukanye kuri channel ya mbere yigisha ibintu by'ubuzima hano mu Rwanda. Mwakoze naho utaha.